Kubura imihango udatwite. Ubusanzwe kubura imihango ni ikibazo gishobora kuba icy'igihe gito cyangwa kikaba ikibazo gihoraho. Ibi bishobora kuba byaterwa no gutwita cyangwa no kugenda nabi kw'imikoranire iri hagati y'ubwonko, imirerantanga, nyababyeyi hamwe n'indi byara. Kubura imihango udatwite bigabanyijemo ibyiciro bibiri. Igice cya mbere nicyo twita kubura imihango by'ibanze, primary amenorrhea. Ubusanzwe ibi biba igihe umwana w'umukobwa ageze ku myaka 14 nta mihango arajyamo cyangwa se nta kindi kimenyetso na kimwe cy'ubwangavu aragira. Umukobwa kandi ashobora kugira ikibazo cyo kubura imihango by'ibanze iyo ageze mu myaka 16 yaramaze kubona ibimenyetso ariko imihango ubwayo itaraza. Igice cya kabiri ni ukubura imihango warayigeze. Ibi nibyo byitwa secondary amenorrhea. Niba usanzwe ugira ibihe bihindagurika, ushobora kumara amezi agera kuri 3 nta mihango, mu gihe ku rundi ruhande iyo usanzwe ugira ibihe bihindagurika ushobora kumara amezi 6 utabona imihango. Reka tubanze dusobanukirwe igihe habayeho kubura imihango by'ibanze bizwi nka primary amenorrhea mu Cyongereza. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango by'ibanze harimo ubusembwa karemano bw'uturemangingo butuma imirerantanga idakura. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango by'ibanze harimo kudakora neza ku gice cy'ubwonko kigenzura imisemburo ya kigore. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango by'ibanze harimo kutagira umura, inkondo y'umura cyangwa se indi byara. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango by'ibanze harimo kugira urukuta mu ndi byara rutuma imihango idasohoka cyangwa akarangabusugi gafunze burundu. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango by'ibanze harimo ibibyimba mu bwonko bituma imisemburo ituma habaho imihango idakorwa neza. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango by'ibanze harimo ibibyimba mu bwonko bituma imisemburo ituma habaho kudakorwa neza kw'imihango. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango by'ibanze harimo imiti imwe n'imwe ishobora gutera kubura imihango, metoclopramide, heroine ndetse n'imiti ivura ibibazo byo mu mutwe. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango by'ibanze harimo guhangayika, stress. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza kubura imihango by'ibanze ni uko ahanini bigaragazwa n'imikurire y'imyanya ndangagitsina n'imikurire y'umubiri muri rusange hagati y'imyaka 10 na 14. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza kubura imihango by'ibanze ni ukugwingira mu gihe cy'ubwangavu, kuba mugufi cyane ugereranyije n'abandi mungana mu myaka. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza kubura imihango by'ibanze ni ukutamera insya cyangwa gucakwaha. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza kubura imihango by'ibanze ni ukudakura kw'amabere. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza kubura imihango by'ibanze ni ukugira ubwoya bwinshi ku mubiri nk'ubw'abagabo. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza kubura imihango by'ibanze ni ukuribwa mu nda mu minsi runaka buri kwezi bigaragaza ko imihango ihari ariko yabuze aho isohokera. Reka turebere hamwe kubura imihango warayigeze, ibi bizwi nka secondary amenorrhea. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze birumvikana ko harimo gutwita. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo gufungana k'umura bizwi nka Asherman syndrome. Ibi biterwa no kuva cyane mu gihe cyo kubyara. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo infection mu mura.
Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo kozwa mu mura bizwi nka carottage. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo gufungana kw'inkondo y'umura bizwi nka cervical stenosis. Ibi bishobora guterwa na infection. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo kubagwa bitakozwe neza ku mirerantanga. Ibi ahanini biterwa n'utubyimba twinshi ku murerantanga bizwi nka polycystic ovarian syndrome. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo kudakora neza ku gice cy'ubwonko bugenzura imikorere y'imirerantanga. Ibi bishobora guterwa n'uburwayi bunyuranye buri mu mubiri. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo ibibyimba byo mu bwonko. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo stress. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo kunanuka cyane. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo imirire mibi. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo indwara y'umwingo. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo kurwara diyabete. Mu mpamvu nyinshi zishobora gutera kubura imihango warayigeze harimo gucura cyangwa se menopause. Reka dukomeze ikiganiro ku kwibaza niba kubura imihango bivurwa. Ubusanzwe byaba kubura imihango by'ibanze cyangwa kubura imihango warayigeze bishobora kuvurwa bitewe n'icyabiteye muri ibyo byose tumaze kubabwira. Ikindi nanone bitewe n'uko ufite icyo kibazo yifuza kubyara cyangwa atabyifuza nabyo bishobora gushingirwaho mu kubivura. Niba byarakubayeho ukabura imihango warayigeze cyangwa se umwana wawe akaba abura imihango y'ibanze, ikintu cyihutirwa ugomba gukora ni ukugana abaganga b'inzobere mu buzima bw'imyororokere bakareba icyabiteye nuko bakaboneraho kugufasha. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.